Kaberamanga style. Kuva nkikubona natekereje gukunda, umutima wanjye urawigarurira, nibwo namenye uburyohe buba mu rukundo. Sugirira samara twisangirira umuco, burangaza ukurangamiye uganze, nkubona mu bato ari wowe utemba itoto, bituma nabona ko hari undi mwiza ubaho, utuze witorire mu busitani bw'urukundo. Dore iyo nkureba mba numva naragezeyo, nkisetsa nkidunda kubera yuko ngufite. Mutoni twitetere muteta k'umubyeyi, duture dutuje twiturize mu muco. Izabasimbuye abandangazaga bose utaraboneka, numvaga hari icyo mbuze. Nuruture injishi none dushaka imyambi, ntituzigere dutanishwa n'akateye ubu. Turyoherane ubu n'ubu turimo, busaga mbe bugere no kubata bufite, bazabone ku buzima bugizwe n'ubuntu. Abadafite ubuntu baba babuze byinshi. Imana yacu yatumye tumenyana, bibyara umusaruro n'abandi babimenye. Umuco w'i Rwanda n'ubuzima buzima, uzambaze mbimuzi nkugereze imuzingo. Ndi mu rukundo nabonye uwo nifuzaga, nzakumenyere icyo utabonaga uri wenyine. Unezeze umenye ko umuco wandeze neza, wibanire n'ihoho rya honore w'i Rwanda.